mu rwego rwo kurwanya ikwirakwiza ry'ibisasu n'ibiyobyabwenge, polisi y'u Rwanda ifite ishami rishinzwe imbwa zatojwe gusaka. Izo mbwa bazikoresha cyane cyane mu gusaka imizigo, yaba inyura mu kirere cyangwa se inyura ku butaka, niba muri iyo mizigo nta gisasu cyangwa ibiyobyabwenge byaba byihishemo. Ubusanzwe ibikorwa byacu byo gusaka tubikorera ahantu hatandukanye. Hari ibyo dukorera mu nyubako, hari ibyo dukorera ahantu hasanzwe, urugero nko kuri za stade cyangwa se mu mahoteli. Hari gusaka imizigo y'abagenzi, ari itwarwa n'indege cyangwa se itwarwa n'amamodoka. Hari gusaka mu mujyi wa Kigali ahantu hatandukanye, rimwe na rimwe tukanasaka no mu ntara. Umwihariko w'izo mbwa zacu dufite nuko zatojwe uwo murimo wo gusaka ibisasu no gusaka ibiyobyabwenge. Ntago rero ari imbwa zisanzwe. Mbere yuko zitangira uwo mwuga habanza amahugurwa. Izo mbwa nkuko tubisobanuye, kuba ari imbwa zidasanzwe, ziba zarigishijwe uwo murimo wo gutahura ibisasu cyangwa se ibiyobyabwenge, zikigishwa uburyo iyo zibibonye zifata. Urugero nuko iyo ibonye igisasu iricara. Icyo gihe n'umupolisi wabitojwe, watojwe kuyisakisha, abakurikirana uko imbwa igenda ihinduka, uko igenda yumva, uko ikoresha amazuru, uko igenda yumva umwuka w'igisasu cyangwa se umwuka w'ibiyobyabwenge. Uko agenda abona ihinduka, niko nawe akomeza kwitegereza, yabona igisasu ikicara, noneho akaba arakibonye. Icyo gihe agakora ibindi bikorwa bigomba gukurikira. Kugeza ubu ngubu ibiyobyabwenge tubasha gutahura dukoresheje izo mbwa harimo urumogi, harimo ibyitwa marijuana, harimo mugo, ni ibiyobyabwenge bitandukanye bikurikije ibiboneka hano muri aka karere kacu. Ubundi umupolisi kugira ngo agire ubumenyi bwo gukoresha imbwa, birumvikana agira amahugurwa yibanze abanza guhabwa, noneho akazagera ku rwego rwo gukoresha iyo mbwa mu gusaka hakurikijwe ikigamijwe. Hari abatozwa gusaka ibiyobyabwenge, hari abatozwa gusaka ibisasu. Urumva yuko hari ubumenyi aba afite bwihariye butuma abasha gukora izo nshingano ze. Imbwa zisaka zirimo ibice bibiri, hari iziza zaratojwe zibizi, ariko hakaba n'ibibwana bivukira ino bagatangira kubitoza bimaze amezi 3. Icyiciro kimwe gitozwa kumenya ibiyobyabwenge, ikindi kigatozwa kumenya ibisasu, maze zikagaragaza ibimenyetso iyo hari ibyo zivumbuye. Hano dufite ibyiciro bibiri by'imbwa dukoresha hano. Hari imbwa twibwaguriza hano, hakaba n'izindi mbwa ziza zarigishijwe. Ikiba gikurikiyeho ari ukuzimenyereza abapolisi tugiye kuziha. Izo mbwa twibwagurije iyo imaze amezi 3 dutangira kuyigisha. Tuyigisha mu gihe cy'amezi 2, tuyigisha ibyo bita obedience. Muri obedience ni ukumvira, kugendera ku mabwiriza y'uyikoresha, ariyo twita handler mu Cyongereza. Muri iyo obedience dutangirana n'iyo mbwa ikiri kibwana, tuyigisha gukunda agapira kuko nicyo gihembo duhemba imbwa zacu. Biba ngombwa yuko muri icyo gihe imbwa aho iri hose ibiri n'agapira, utudupira tumeze nk'uko bakoresha muri tennis, ariko tuba dufitemo akantu k'ijwi, kuko yirimo igakacanga ikumva ka kajwi irishima. Then iyo imaze kumenyera agapira, si ibyo ko n'iminsi yose buri gihe bigafite, tujya muri icyo kintu cya obedience, tukigisha imbwa yacu kumvira shebuja amabwiriza ayihari. Harimo wo kwicara, akayihamagara ikaza, akayibwira ati genda ikagenda, akayibwira ati saka hano ikahasaka. Icyo gihe yimaze kubyiga, imaze kubimenya neza, ariko uko ibyiga uko n'aka gapira kagumaho, kuko iyo yicaye neza nk'uko abishaka ayihemba aka gapira. Nyuma y'ayo mezi 2 dufata andi mezi 4 tuyigisha icyo dushaka yuko izadukorera. Niba ari ugushaka ibisasu cyangwa ari ugusaka ibiyobyabwenge, icyo gihe
dufite ibiyobyabwenge bitandukanye hano dukoresha muri training, harimo za cocaine, za heroin, tukagira urumogi n'ibindi tugenda tubona yuko abanyabyaha barimo bagenda bakoresha, natwe turabishaka tukabiteraninga imbwa zacu. Iyo imbwa yacu irimo yiga gusaka ibiyobyabwenge, iyo ibonye ikiyobyabwenge iricara. Hakaba hari n'izindi ziza zaratojwe, iyo ibonye ikiyobyabwenge ishimaho ikibonye, ibyo bita scratching. Icyo gihe uyikoresha handara wayo ahita afata igikorwa agomba gukora. Izi mbwa ureba hano nizo twibwagurije, ubu zirimo ziriga, ziri muri ya phase nakubwiye ya obedience yo kumva amabwiriza iyo handara wayo ayiha. Niho nakubwiye yuko ayigisha kuyibwira ngo niyicare ikicara, cyangwa akayibwira ngo niryame ikaryama yibwire. Yo arimo arayibwira niyicare, ubundi imaze kwicara igikorwa cyose imbwa ikoze urayishimira. Warema ayibwira ngo nigume hariya, iraryamye, abona yuko ari amakosa iryamye atayibibwiye, arayikosoye, ayibwiye yuko igomba kugumya ikicara. Izi dufite ahangaha zo ni iziri mu kazi, nizo dukoresha mu kazi ka buri munsi. Harimo iza drag, nk'ingi ni ya drag, ni explosive, iyi ni isaka ibisasu, iriya ni isaka ibiyobyabwenge, izindi zose ziriya ni izisaka ibisasu, uretse ingi ni isaka ibiyobyabwenge gusa. Imbwa zisaka zifite abaveterineri bakurikirana ubuzima bwazo umunsi ku munsi, banazivura iyo zarwaye. Izi mbwa nk'uko bivuze ni ibinyabuzima, nazo zirarwara ni nk'abantu. Imbwa iyo zikunda kurwara, ni ukuvuga ngo indwara zikunda kurwara ni indwara z'amatwi, otitis, zikagira indwara zo mu nda ziterwa n'inzoka bitewe na environment wenda ziba zirimo, wenda turaza kubivuga. N'izindi ndwara dukunda guteganya, uretse ko tutarahura nazo, n'indwara z'ibisazi by'imbwa. Izo nizo ndwara dukunda kudiringa nazo. Iyi miti nk'uko iri hano muyireba, ni ukuvuga ngo ntangiriye aha, aya macupa ko ari 3, iyi ni umuti dukoresha dusukura iyo ari nk'imbwa yahuye n'ikibazo cy'igikomere, yakomeretse iri nko mu kazi. Ubwo ni umuti twogesha ku gisebe kugira ngo tuhatunganye. Aka ngaka ni bandage cyangwa se iyo yakomeretse dukoresha duhanagura, dusukamo umuti tugahanaguraho iyo hagiyeho, ubwo haba hagiyeho umwanda of course, ubwo turifashisha kugira ngo duhanagure. Iri cupa rindi ni umuti dufuhirira iyo tumaze gusigaho umuti ku gisebe, dufuhiriraho uruhande rwa tuzengurutsaho kugira ngo umuti wirukana nk'amasazi n'utundi dusimba dushobora kuba twakwegeraho. Iyi ni betadine, ni umuti dukoresha dusiga ku gisebe. Aya macupa yandi ririkurikiyeho ni umuti uvura penestrep. Penestrep ni umuti dutera uvura ububyimbe, ugabanya umuriro, ukora ibintu byinshi ku mostre, cyane cyane iyo yahuye n'icyo kibazo, ifite ikibazo kijyanye n'ibikomere n'iki. Nicyo kimwe n'uyu nguyu nawo uvura umuriro. Muri training barimo bazigisha, igakomereka ikava cyane, amaraso agatinda guhagarara, twakoze ubutabazi bwose bushoboka amaraso ntahagarare, tuyitera uno muti ugashobora kugabanya amaraso agahagarara. Undi muti urimo hano ni umuti uvura nk'imvuvu. Usanga nk'imbwa cyane cyane zikunda guhura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu matwi, yarazanye nk'udusebe mu matwi, dukoresha umuti uvura indwara z'uruhu. Yes. Ahangaho naho harimo thermometer dukoresha tuyipima umuriro. zigenerwa ifunguro rikwiye
kandi rikurikije ibyiciro byazo. Ibi ni ibiryo zirya, ibi muri iyi sahane ni nabyo birimo hano, bikaba biribwa n'imbwa nkuru, ni German Shepherd nibwo bwoko bwagenewe kurya bino biryo, ariko n'izindi mbwa bibaye bitazigiraho ingaruka nta kibazo zirabirya. Kugira ngo duturanye ibiryo byacu imbwa zirya, tureba ibigize bya biryo, composition yabyo iri hano, hanyuma twamara kureba ibigize ibi biryo byacu, hano hariho amagarama buri mbwa yemerewe kurya uko ingana bitewe n'ibiro byayo. Twamara kureba niba koko ibyo dukeneye bijyanye n'akazi imbwa zacu zikora, tukamenya guhitamo ibyo biryo. Kugeza uyu munsi wa none nta mbwa dufite irengeje ibiro 36. Tugabura amagarama 500 ku munsi, hagati ya 450 na 500 ku mbwa nkuru. Hanyuma ibibwana bitoya ni amagarama 300. Ariko no kuvuga ngo imbwa zacu ntago zirya ibiryo bingana zose. Hari zirya bikeya bitewe n'uko imbwa ingana, bitewe n'ibiryo ifite, bitewe n'akazi ikora. Ibyo byose turabireba. Ibyo byose tubireba dukoresheje umunzani dupimaho ibiro buri kwezi, kugira ngo turebe niba imbwa yacu yiyongereye ibiro, ese byaragabanyutse, byatewe n'iki. Aho naho bidufasha no kugira ngo tunazifashe mu rwego rw'ubuvuzi, kuko iyo imbwa igabanyukaho ibiro haba hari impamvu. Ishobora kuba irwaye, ishobora kuba ifite ikindi kibazo, ishobora kuba idakunze bya biryo. Hanyuma nanone dushobora gusanga ibiro byiyongera, ushobora kubona ko yariye byinshi cyangwa se hari ikindi kibazo mu buzima, icyo nacyo tukagikurikirana. Ni ibi biryo haba harimo inyama, haba harimo imboga, haba harimo amavitamine, haba harimo imyunyungugu ibishobora gufasha imbwa zacu kubaho. Hanyuma izi ni vitamine, izi vitamine tuzongera muri bino biryo kugira ngo imbwa idafite ubushake bwo kurya, apeti, ibi byongera apeti. Ibi nabyo ni inyama nk'uko mubibona, harimo inyama z'inka, harimo inyama, harimo karoti, harimo n'isosi. Ibi nabyo zirabirya, tugenda duhinduranya n'ibi ngibi. Rimwe na rimwe hari n'izinanirwa kurya ibi bifite forume ya biswi, tukaba twaziha ibikombe nka regime. Ayo ni amata nk'uko mubibona, ayo tuyaha ibibwana kuva ikibwana kivutse, kirabwagaguza kuri nyina, tukagiha n'amata kugira ngo kibashe gukura neza, tugiha n'igikoma kugeza ku mezi 6. Izo mbwa zigirwa isuku ku mubiri wazo cyangwa se aho ziba. Imbwa zacu zitabwaho ku buryo bwinshi kandi bukomeye. Muri ubwo buryo harimo uburyo bw'isuku, harimo uburyo bw'imirire, harimo n'uburyo bw'ubuvuzi. Mu rwego rw'isuku twita ku isuku y'imbwa umunsi ku munsi, amasaha yose tuzitaho, amanywa n'ijoro. Imbwa zacu ziroga, dufite abashinzwe kuzoza, aho zirara hozwa buri munsi, ibikoresho byazo tubyoza buri munsi, zifite amasahane, zifite ibyo ziriraho, n'aho hose dukoresha imbwa tuhitaho mu isuku. Ku bijyanye n'isuku kandi nanone tuzitera imiti izibuza kuba zarwara ibirondwe, naho cyaba kiri iyo miti irabyica. Hanyuma dufite n'indi miti dutera hano ku nkuta mu rwego rwo kurwanya udukoko dushobora kuba twakwangiza imbwa zacu. Ibyo tubikora 2 mu cyumweru. Mu bijyanye n'imirire, abaturage bakwiye kumenya ko rino shami ribaho kandi bakaryitabaza igihe hari aho baketse igisasu cyangwa se ibiyobyabwenge. Ubutumwa twaha abanyarwanda badukurikirana cyangwa se n'abandi nuko iri shami rya polisi bamenya ko ririho, kandi tugafatanya ku bijyanye no n'imikorere yaryo, kuko dukeneye amakuru ahagaragara ibiyobyabwenge, ahagaragara ibisasu ku buryo batwifashisha, kuko
ari bimwe mu buryo bugezweho bwo kugira ngo hifashishwe mu gusaka. Ikindi cya kabiri nabwira abanyarwanda ni uko ubushobozi buzagenda twiyongera ubushobozi ari nako tuzagenda twagura ibikorwa byacu ku buryo duteganya ko mu gihe kizaza tuzaba dukorera no mu ntara no ku mipaka. Icya gatatu ni ukubabwira ko nubwo uyu munsi dusaka ibisasu tugasaka ibiyobyabwenge, ariko hari n'ubundi bumenyi bundi tugiye kuzaha izi mbwa zijyanye no gukora ibyo bita rescue. Urugero, hashobora kuba nk'inkangu cyangwa se hakabikiza, noneho izo mbwa tukazifashisha mu bintu byo gutahura imirambo cyangwa se abandi bantu bandi bagiriye akaga muri ibyo bihe. Ku muntu wese ushaka kuba yatugana akaduhamagara, dufite umurongo wa telefone ugendanwa wa MTN, ariyo telefone 0788 31 11 11. Uretse n'uwo murongo ashobora no kuduhamagara ku 112 cyangwa se akaba yahamagara kuri station itwegereye kugira ngo atugezeho aya makuru cyangwa se n'ubundi bufasha bundi abona yaba akeneye kuri no service dutanga.